tuzatuma ku nterahamwe maze tumanuke guko. Niyo mpamvu nsaba Secretariat National, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'interahamwe. Kuko interahamwe yo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa rwose, basanga ntibashake rero. Barambwiye ngo icyo gitambaro cyahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura. Nibashake ibitambaro by'interahamwe zambare zigaragara. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira interahamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abre bo bakwamamaza. Nibanyamamaza hari icyo se, ariko nziko abazanyamaza cyane ari interahamwe kuko turi kumwe. Twashimiye rero Perezida Habyarimana ko yareze neza, azakomeze aturerere neza. Turamushimiye. Ngumva abanyarwanda bari hano ndetse bamuntera amashyi n'impundu. Turamushyigikiye. nahamagaye abakozi bacu ba mu maprefegitura ngo bazabivugane n'abaperezida ba MRND mu maprefegitura. Dufite uburyo tuzabafasha, ndashaka kandi ntagomba kuvuga hano, ku buryo mu kwezi kwa karindwi interahamwe zizaba ziri hose. Abasore,
ngo mwari mufite amarisiti aho handitse abantu mwagombaga kwica ngo cyangwa ngo mwabimenyaga mute abo mugomba kwica? mbese ubu kugira ngo tumenye abo tugomba kwica cyaterwaga n'akarere tugiye gukoramo ubu baba bafite umugaba w'ingabo ubwo akaba ari ushyira kuri raporo abagomba gupfa. ubu ngubu muratekereza iki ku cyo mwakoze nyine muri iyi minsi? turatekereza ko nyine twakoze nabi ko twarashutswe twebwe tutari tubigeho kuko leta yari iriho ubwo abagatabazi ndetse na Habyarimana n'abandi bari bafite ihene bose ubwo bari bafite ko nimuramuka muri FPR nimuramuka igeze mu Rwanda itazabona amajwi kuko ibyo byose ibyo byitso byayikoreraga byarashizemo noneho bagatorwa ubwo akona ubutegetsi bakagira ubutegetsi musubagama ku butegetsi. Gusaba rero barwanashyaka ntera hamwe bagenzi banjye nari gusaba umunyamabanga mukuru ko yatwishyira kugira ngo intera hamwe ziyongere mu gihugu cyose ariko kubera ko nawe ari maso hamwe rero rwari urubyiruko rw'ishyaka rwasabye gukora urugaga rw'urubyiruko harimo abasore n'abakobwa ariko ntabwo wavuga ngo ibyo bintu byo kwicana no kurwana nako twavuga kurwana ntabwo twavuga kwicana abantu bararwanye tujye dukoresha amagambo ahuye n'igitekerezo kiricyo abantu ntibishe bararwanye ubwo rero abahutu abasore b'abahutu bagiye barwana n'abatutsi nuko ibintu byagenze ariko abantu bose ntabwo abantu bagiye kurwana n'abatutsi ntabwo ari intera hamwe baba bake abana bagiye bake bagahungira kwa padiri mu kiliziya ariko abantu bakabasangamo bose ntabwo bagomba kubeshwaho n'imyanya ya politiki ibyo tubanze tubifate uko bimeze abantu ntabwo bagomba gushaka kubeshwaho n'imyanya ya politiki. And to have one party was very, very appreciated in the Western countries because you have one party, you control your people, and you are controlled as alone. They control the head of state, and the head of state control his people. No communism, no trouble, nothing. The order was to be quiet, not to become communist. Habyarimana Ramba! Ramba!
abatesi abatesi nimwatubwira imigambi ya Repubulika ya kabiri. Twese ba militante na ba milita turashimira nyakubahwa Generali Majoro Habyarimana Yuvenali, uwo mubyeyi udahwema kuduha inama, umubyeyi wari ukuye ahaga ijoro ribigize maze umujinya urashira aduha amahoro. Amahoro rero yuguruye amarembo agenda amahanga, inshuti ziba nyinshi ziraruta. Turarutaka umugambi wa mugoma, mugoma yaza aricyuzuza, mugoma iti nanze amatiku na politike, nanze ibyironde rya bamwe, nanze ivangura ry'amoko, iterabwoba simbishaka, nanze uburaya n'ubwomanzi aribwo bukuru b'ububandi, ubwicanyi hagati y'abana b'u Rwanda. Mugoma iti rubyiruko mwese muhawe umunani mu gihugu no ku isi hose, mwahawe mu 1985. Habyarimana ati ngiye mugoma n'inkingi z'igisenge cyarenzweho n'umurayi, n'inzira igendwa n'abayiririmba naho abayinyura bahekenya amenyo, abo ntibashaka. Ati mugoma n'ubwato twese twibumbiyemo, turi umutwe umwe rukumbi, maze bukatwambutsa iriya nyanja twari twarahezemo. Ba militante ba milita, iyo nyanja mwarayambutse?